Ni inkuru yashenguye abatari bake by'umwihariko abakunzi b'ikinamico runana nyuma y'uko hamenyekanye amakuru avuga ko Nyirabagande Drocelle Fridas wamenyekanye cyane nka Rangwida mu ikinamico runana yitabye Imana ku myaka 64 azize uburwayi bikekwa ko ari umuvuduko ukabije w'amaraso. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 7 Kamena 2026 nk'uko byemejwe n'Urunana Development Communication yakineraga. Ubuyobozi bw'umudugudu wa Itetero akagari ka Rugarama umurenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge aho yaratuye bwatangaje ko uyu mubyeyi yitabye Imana ahagana saa 10 z'igitondo cyo kuri iki cyumweru. Iyi nkuru kandi yanemejwe n'abo bakinanaga mu runana. Ubutumwa bw'umwe muri bo bukaba bugira buti mwaramutse, mbabajwe no kubamenyesha ko umuvandimwe umukinnyi w'urunana inshuti uzwi nka Rangwida yitabye Imana muri iki gitondo. Bamwe mu bakinnyi bakinanaga urunana babwiye itangazamakuru ko batunguwe n'urupfu rwe kuko bari bamaranye iminsi mu kazi bazenguruka ibice bitandukanye by'igihugu bakina urunana, ndetse ejo ku wa gatandatu Kamena 2026 bari birirwanye mu kazi nta gicurane ataka. Habukubaho Yasente uzwi nka Gitefano mu runana avuga ko mu ijoro ryo ku wa gatandatu Kamena 2026 bandikiranaga ubutumwa bugufi kuri WhatsApp, ariko atungurwa n'inkuru y'incamugongo mu gitondo bivuga ko yitabye Imana. Gitefano avuga ko Rangwida yari umukinnyi mwiza w'intangarugero kuko mu myanya irenga 25 bakinana yamubonyemo ubuhanga. Yagize ati nk'abakinnyi bagenzi be twatunguwe kuko nijoro hafi saa 3 twandikiranaga. Gusa yari umukinnyi w'intangarugero haba mu ruhame, kuri radio na filime, rwose yari umukinnyi buri wese yifuza gukinisha. Mu biganiro bitandukanye yagiye akora, Rangwida yavuze ko yatangiye kwiyumvamo impano yo gukina ikinamico ubwo yigaga mu mashuri abanza. Mu mwaka w'1996 nibwo yagaragaje impano ye yo gukina, aho yatangiye akina mu itsinda rikorera umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, aho yakinaga imikino ku ihohoterwa ryakorerwaga abagore. Mu mwaka w'2000 nibwo yinjiye mu bakinnyi b'ikinamico runana. Muri uwo mukino ubu akaba yari afite abana 2, Agnes na Shaka, n'abazukuru 3 barimo Lupez umukobwa we Agnes yabyariye iwabo. Uyu mukino wabo mu runana wari ugeze aho Rangwida akunzwe cyane kuko inkuru ishyushye ari iya Agnes n'umusore washakaga kuba umukwe wa Rangwida, Chris, urwanirwa n'abakobwa b'izungerezi i Nyarurembo. Bitewe n'ibihe by'amakuba Agnes na Chris banyuzemo, uwo mukobwa agahisha Chris ko yabyaye, byatumye ubukwe bwabo bupfa ku munsi wa nyuma. Birakaza Rangwida cyane ku buryo kumva izina Chris byamujyaga mu matwi. Nyuma y'igihe kirekire Agnes na Chris baje gusa nk'abongera gusubira mu munyenga w'urukundo, ariko Rangwida abyamaganira kure. Ndetse ubu umukino wari ugeze aho Agnes asezera nyina ashaka kuva mu rugo iwabo kubera gutotezwa na Rangwida akajya kwikodeshereza. Natwe nk'abamuzi ndetse n'abakurikirana ikinamico runana reka tuvuge tuti ruhukira mu mahoro. Akaba ari nuko twanzuye ikiganiro tugushimira umwanya waduhaye. Nk'ibisanzwe njye nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire ibihe byiza.